Turacyari mu ntara y'Amajyepfo, abaturage b'akarere ka Kamonyi bavuga ko gahunda yiswe igitondo cy'isuku yabafashije guhashya zimwe mu ndwara ziterwa n'umwanda ndetse no kurwanya umwanda ku mubiri, haba ku mubiri no ndetse no imbere mu nda, za ndwara ziterwa n'umwanda zirimo inzoka n'ibindi. Mugenzi wacu Jean Paul Turatsinze yagiye reka tubwire ibindi. Mu masaha ya mu gitondo hagati ya saa moya na saa mbiri nibwo abaturage bahura muri iyi gahunda, bagakubura ku mihanda, gusibura rigore, gutema ibihuru no gutoragura imyanda yahajugunywe. Abatuye akarere ka Kamonyi bavuga ko iyi gahunda bayigize umuco. Buri wa kabiri mu gitondo abaturage b'akarere ka Kamonyi, abagiye mu kazi ndetse n'abagiye mu mirimo yindi, babanza gukora isuku mu mihanda itandukanye, aho nk'ubu mubona bari gukubura, barimo baraharura imyanda n'ibindi bitandukanye. Bagaragaza ko ibi byatumye bagira umuco w'isuku, bigabanya indwara zajyaga zibibasira nka malaria, kuko ibihuru barabitema, ibyo byose bigacika. Bakavuga ko iki ari icyemezo cyiza bafashe. Ni gahunda nziza cyane, ituma amasantere y'ubucuruzi ndetse n'inkengero z'imihanda zose haba hari isuku, hagaragara neza, bigatuma biba muri gahunda ya rusange isuku igerwaho. Ku masantere y'ubucuruzi, ibyatsi ku muhanda, inyuma ya santere ibyatsi, imyanda byose bishyirwa ku murongo. Igitondo cy'isuku turwanya ibihuru bituma tutarwara malaria, imibu byororokeramo irapfa, ibidendezi by'amazi tukabisiba, tukarwanya isuri mu muhanda, kurya isuri nta kibazo kigera mu muhanda. Biturinda indwara ziterwa n'inzoka zituruka ku mwanda, biturinda ibihuru tuba twatinye tugasiba ibiziba, bituma tutarwara malaria. Twarwaraga za macinya kubera ibigunda, tukarwara malaria kubera umubu. Twakuyeho ibigunda, baduhaye inzitiramibu, ni ukuvuga ngo nta mubu ukiturya. Kimwe mu byo igihugu gishyizemo imbaraga ni ukurwanya ubukene mu miryango, ariko ibyo byose ntibishobora kugerwaho abaturage badafite imibereho myiza, badafite isuku. Bamwe mu bafatanyabikorwa muri iki gikorwa cy'isuku ya mu gitondo cyangwa se ibikorwa by'isuku n'isukura, bagaragaza ko bigenda bitanga umusaruro, kuko ibi bikorwa by'isuku byunganira ubufasha leta ndetse nabo batanga kuri aba baturage. Porogaramu yo kurwanya ubukene, ariko ntiwarwanya ubukene abantu batirinda indwara, ntiwarwanya ubukene abantu badafite isuku y'umubiri, ntiwarwanya ubukene abantu badafite isuku yo mu rugo. Niyo mpamvu rero tuba twitabira kino gitondo kugira ngo twigishe abanyarwanda muri rusange ndetse n'abafatanyabikorwa ba FXB bafashwa n'umushinga FXB, kugira ngo tubakangurire kugira isuku y'aho batuye ndetse n'aho no ku mubiri ndetse n'imyambaro yabo, haba kuri bo haba no ku miryango yabo, harimo n'abana udufasha. Umuyobozi w'akarere ka Kamonyi Dr Silver Nahayo avuga ko iyi gahunda yatanze umusaruro. Kuva tugitangiye twagiye tubona impinduka mu isuku, aho ubundi byagombye kuba ari umuco ku buryo bikorwa buri gitondo, kandi uko birakorwa, ariko by'umwihariko twafashe umunsi wo kuwa kabiri. Umunsi wo kuwa kabiri mu gitondo guhera saa moya, abaturage bose baba bari mu gikorwa cyo gusukura aho batuye, aho bakorera, hirya no hino aho bahurira mu bikorwa bitandukanye. Tubona rero byaratanze umusaruro ufatika, urebye yaba ari no muri iyi nzira y'umuhanda munini unyurwamo n'abantu benshi, byabaye umuco, mbese turabyishimira cyane. Birimo no kugenda ducukura imiferege y'amazi, ku buryo rero no kurwanya isuri birumvikana birajyana. Bisobanurwa ko gahunda y'igitondo cy'isuku ni kamwe mu dushya twazafasha leta guhashya indwara zititaweho akenshi ziterwa n'umwanda. Jean Paul Turatsinze, mu karere ka Kamonyi.